ntabwo aho umwana aririye hose nyina mwonse. Nicyo gitangaza cyonyine, ntabwo ari ihishurirwa. Ukimara gukizwa wowe wari ubasize, ntabwo ari bo bagusize. Ibyo mwita ibitangaza si byo bitangaza, kuba umwigishwa nyakuri, kuko ingeso niyo yamunaniye. Iyo ufashe umuntu ukamufasha ahamunanira arakorohera, ariko iyo ufashe ahakorohera ahamuremerera. Abo waretse se, nyina, abana, bashiki be, bakuru be, ngo amasambu nayo yashyizeho n'urubihu. Yesu ashimwe cyane, inshuti z'umusaraba, mugira amahoro ya Kristo Yesu. Ni mwene so Aniseti niyo mugabo nk'ibisanzwe ku ijwi ry'Umukanguzi TV. Tubahaye ikaze, turi kumwe na mwene data Chris ku majwi n'amashusho. Nk'uko mubizi tugira ibiganiro byinshi bitandukanye, ibihe by'amasengesho, kuko ari bwo buzima bw'abizera. Hari abantu bagira ngo gusenga bizanwa no kuba umuntu afite icyo asaba Imana. Ntabwo gusenga ari ugusaba, ahubwo gusenga ni ugusabana. Rero iyo tuvuga ngo ibihe by'amasengesho, ntabwo aba ari ukuvuga ibihe dufite icyo twaje gusaba Imana. Niyo twaje gusabana tuba tugomba kwiyuzuza nayo. Imana ishimwe. Hanyuma aho muri hose mu mpande enye z'isi tubahaye ikaze, kandi nk'uko twahamagariwe n'Umwami Imana kubahesha umugisha n'amahoro. Umuntu udafite igicumuro cyakimira umugisha, tumwatuyeho umugisha mu izina rya Yesu. Hanyuma ufite igicumuro we aratura akihana kugira ngo abe yejejwe, uburyo bwatuma yakira umugisha ubonerwa muri Kristo. Hari ikintu abantu bataramenya. Abantu bose, umuntu wese uhaye, ikintu cyose ukoze, umuntu arakubwira ngo Imana iguhe umugisha, ariko ntabwo ari buri wese uba umuhesha w'umugisha. Umuntu uhesha umugisha ni umuntu ufite ubushobozi bwo kwinjira mu bubiko bw'umugisha, kandi umuntu uhesha umugisha ni umuntu wabisigiwe, kandi umuntu uhesha umugisha ni umuntu uba warabaye umugisha. Mwibuke Bibiliya iravuga ngo Imana ihamagara Aburahamu imukura muri Uriya Bakarudaya. Yaramubwiye ngo va mu gihugu cya so, usiga inzu ya so, ujye mu gihugu nzakwereka. Iramubwira ngo kuko nzakugira ubwoko bukomeye, nzogeza izina ryawe, nzaguha umugisha, nguhindure umugisha. Mu yandi magambo, utarahinduka umugisha ntabwo uwuhesha abandi, kuko ntabwo Imana itwemerera gufata icyo tutari cyo, ahubwo itwemerera gutanga, gukora transferi y'icyo turi cyo. Mu yandi magambo, nkunda kubibabwira ku ijwi ry'Umukanguzi, ntabwo Imana itwemerera kuvuga ubutumwa tutaraba ubutumwa. Mbere yo kugira ngo ubwirize ubutumwa bwiza, ugomba kuba, you must be, ugomba kuba ubutumwa bwiza. Imana ishimwe. Rero tubahaye ikaze, mbatuyeho amahoro y'Imana, umugisha ubonerwa muri Kristo, kandi mbibutse ko umugisha watuwe ku munyabyaha uba umeze nk'uko wafata akadenesi cyangwa baro ukayikubita ku rukuta. Imbaraga uyiteranye nizo mbaraga igarukana. Mu yandi magambo, ibyo biganza byanduye ntabwo byakira umugisha, kuko umugisha ujya hera. Ni nko kubiba hadahinze, ariko kandi nabwo ku rutare. Yego. Niyo mpamvu rero mbinginze kubw'Umwami wacu Yesu Kristo twiyunge n'Imana, twiyuzuze nayo. Hari ijambo je pense que ari Elifazi waribwiye Yobu, yaramubwiye ngo iyuzuze nayo ubona amahoro. Sinibuka warivuze hagati, ariko yaramubwiye ngo iyuzuze nayo. Mu yandi magambo, kwiyuzuza n'Uwiteka biduhesha kugira amahoro. Rero twari tuzanwe n'iki aha? Ndagira ngo tubanze dusenge, nitumara gusenga tubabwire impamvu yacu muri uru rusengero rwera, kuri iyi online church Uwiteka yaduhaye gusengeraho no kubaniraho mu buryo bw'umwuka. Reka mbinginge aho muri, niba ufite umwanya itegure dusenge. Niba udafite umwanya, ndakwinginze funga screen yawe wijya kuri YouTube, kuko ijambo ry'Imana ntabwo ari ngombwa ngo turyumve nk'abatera waraza. Hari abantu mukunda kubitubwira ngo twamaze amamega yanyu. Niba mwumva mugiye kutuviewinga ko mukumara mega, mubyihorere rwose kugira ngo mega zanyu zigumeho. Ariko iyo uhisemo ikigufitiye umumaro, ndibwira ko ntacyo wakishyura cyahwana n'ubutumwa bwiza. Rero Yesu abaha umugisha. Niba witeguye dufatikanye gusenga. Ariko kandi barababeshye ngo nta sengesho ry'umunyagarari bibaho, ariko hari n'iritaruru yanjye. Isengesho ry'umunyabyaha ni ikizira ku Uwiteka.
niba rero iri sengesho ari ikizira ku Mana, birumvikana ko ugomba kubanza kwihana, sibyo? Kandi kwihana icyo Bibiliya yise kwaturirana ibyaha ntabwo ari uguhemukira abo mubana cyangwa abo mugendana mukaza kwaturira twebwe tutabazi. Oya, ntabwo ariko Bibiliya yita kwihana. Kwatura ni ugusaba imbabazi uwo wahemukiye. Ni nabwo buryo bwiza bwo kumwerera imbuto, kuko agakiza ko muri wowe kaba gashoye imizi aho kagomba kuyishora, kandi wera imbuto aho utabaye igisitaza imbere y'abandi. Ntabwo abantu bose muzasaba imbabazi bazabababarira, ariko kandi ikimenyetso cyo gusaba imbabazi ni ukubohoka kuri wowe. Imana ibaha umugisha. Rero hari ibyaha waturira abantu, icyaha waturira abantu ni icyaha uba wakoreye abantu, of course. Hanyuma hakaba n'icyaha ukorana n'umuntu mwacyumvikanyeho, waturira abatambyi. Sinzi niba ari ngombwa kujya gusobanura, ariko mbere yo kutubaza muri comment mujye mubanza mutekereze kenshi, ko nabonye hari n'abatubaza ibibazo bitari ngombwa. Hari n'utubaza atasoje ikiganiro. Ujye ubanza usoze ikiganiro hanyuma utubaze wamaze kucyumva, kuko hari igihe utubaza ku munota wa 5, uwa 7 nibura wari kubona igisubizo. Rero nari mbabwiye ngo hari icyaha ukorera umuntu, bisaba ko wowe nawe muhura ukamusaba imbabazi. Hakaba n'icyaha ukorana n'umuntu mwabyumvikanye. Urugero, mushobora gusambana, iyo mwakoranye icyo cyaha ntabwo waturira uwo mwakoranye icyaha, ahubwo uwo mwakoranye icyaha uramuhamiriza. Usanga umutambyi ukatura akagusengera, yamara kugusengera ukagaruka kuri umwe mwakoranye icyaha ukamuhamiriza, ukamubwira ngo ubu narabohotse sinkiri wa wundi. Hanyuma iyo umuhamirije aba ari igisobanuro cyiza cyo kumubwira ngo bimwe warunezeho siko nkiri za mbuto wansaruragaho sizo nkera, sigaye nera izindi mbuto. Imana ishimwe. Hakaba rero n'icyaha umuntu ashobora gukorera umuntu bikaba ngombwa, cyangwa ibyaha ukora, niba nabyita ibyaha by'ubugingo bwawe kuri wowe, gutekereza nabi, kugambirira nabi, ibyo ngibyo niyo utabyatura ahubwo ugahinduka. Imana ibaha umugisha. Ugahinduka, ndagira ngo munyumve, ntabwo mvuze kubigumana. Urahinduka, wamara guhinduka ugasenga, ugasaba Imana imbabazi. Hanyuma muri bwa buryo wasabye mu Imana imbabazi, kandi mbibutse ko kwatura icyaha si cyo gituma umuntu ababarirwa, ahubwo umuntu ababarirwa kuko yizeye imbabazi. Ikindi cya kabiri, ntasubire muri bimwe yakoze. Rero kwihana ni intambwe, ariko kandi kureka ni intera. Kwihana ni intambwe umukristo atera, hanyuma kureka ibyaha ni intera umukristo ageramo agatura. Ese intera murayumva? Intera ni gature, ni ahantu utura hitaruye aho wavaga. Sinzi niba icyo kinyarwanda cyumvikana. Ni intera umuntu aturamo, ariko kandi ugasika espace ndende, umwanya munini hagati yawe naho wacumuriraga. Rero kureka icyaha ni intera Imana iguteza, cyangwa se ni intambwe Imana iguteza, ariko ikanagutuza mu mbabazi zayo. Imana ibaha umugisha. Rero narinyuze muri make kugira ngo tuze gusenga duhuje umutima. Reka twubahe Imana dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, Imana se y'umwami wacu Yesu Kristo, Imana urukundo. Iyo tuvuze urukundo twibuka uburyo wisasiye urupfu, hanyuma ukihanganira amacumu n'amahwa, ukihanganira imisumari n'inkoni, ugakubitwa kugira ngo imibyimba yawe nibaho abariho udukirisha. Iyo tuvuze urukundo twibuka Gorigota, twibuka umusaraba, twibuka Nyabihanga. Iyo tuvuze urukundo twibuka wa mwanya w'Igetsemani. Haleluya, haleluya. Ubiri ibyuya bivanze n'amaraso. Iyo tuvuze urukundo rwawe twibuka uburyo watwandikiye urwandiko rw'amahoro, kandi turakahebwe twarabihisemo. Twarahisemo kuba kahebwe, ukatwandikira urwandiko rw'amahoro. Mwene data Paulo yarabivuze, aravuga ngo nakwandikiye urwa mbere ruratakara, none nanditse urwa kabiri. Nshuti y'umusaraba, mwene data Israel Mbonyi arabiririmba, aravuga ngo kubw'urukundo ngufitiye, rwa rundi waribagiwe uraruta, ariko nkwandikiye urwa kabiri. Uru ni urukundo rwawe, kandi ijambo ryawe ryarambwiye ngo kubw'imbabazi
nyinshi dufitiye ngo nicyo kizatuma umuseke udutambikira. None n'uyu mwanya wuguruye ijuru tuguwe neza, wuguruye ijuru dufite ibyiringiro byo kuzaritaha, wuguruye ijuru turumva turi abatsinzi. Wanesheje urupfu, izo ni imbaraga zikomeye wakoresheje. Uraducura uraduhindura, bari bapfuye uratuzura, abatari bariho uduha ubugingo tubaho ubuzima bwa Kristo. Ikirenze kuri icyo uduha isezerano ryo kubana nawe. None uyu munsi turabaraganwa na Kristo. Imana ishimwe, twaratsindishirijwe. Haleluya! Waduhamagariye mu rupfu, urangije uratuzura tukwitabye, uduha ubugingo buhoraho, urangije udusiga ubwiza. Izina ryawe nirihimbazwe. Kandi abo wahamagaye, Elima Dolance Edra, warabaneshereje, warabatsindishirije. Uhimbazwe Yesu. Turagushimiye Mwana. Niki twavuga ku rukundo rwawe rwatumye uhangara urupfu, urarunesha hari gupfa uhahindura inzira. Ubu turahanyura tukambura umubiri ubora, tukambara kudapfa. Niho wandikiye Abakorinto yarababwiye ngo ni wo munsi tuzabaza urupfu ngo noneho kunesha kwawe kurihe. Urubori rwawe rumizwe no kudapfa, igipfa kimizwe no kudapfa. Imana ishimwe. Kandi uwanditse yarabivuze, aravuga ngo inyuguti zana urupfu, ariko Umwuka Wera azana ubugingo buhoraho. Uwo niwe waduhaye, niwo twuzuye, nibwo buzima bw'ubumana. Turagushimiye. Uwo mwuka niwe ukiza indwara, niwe womora ibikomere. Uwo mwuka wawuduhaye utishama, wawutanze utawugera, ngo nk'uko imbabazi z'ubuntu bwawe zingana kuri buri wese. Twavuga iki Mwami? Iyo tugiye kukuvuga tubura aho duhera. Izina ryawe ntirikwira mu marangamutima yacu, imirimo yawe ntikwiramo. Tujya kuvuga tukumva birasagutse bikaba byinshi, kandi twanavuga uburemere bwawe ntabwo bwakwira ku rurimi rwacu tukuvuge nk'ukuri. Ariko Mwami, ndabizi ko hari igitaramo waduteguriye, tuzaguhimbaza dusa nawe. Tutazakuvugisha ururimi rw'inyama rucumura, ururimi ruhamagara amazina yo mu isi, ariko hari ururimi tuzahabwa rutazongera kuvuga ibindi, ruzaba ruri kuvuga ngo urera urera urera. Aho niho tuzaguhimbaza. Izina ryawe rishimwe. Twambaye umubiri udapfa, umubiri utarigeze ukora icyaha, umubiri utarashonje, umubiri utarambaye icocero. Reborima ndiya hosaye ni Maria Kosanse. Twambaye kudapfa, niwo tuzakuvuga. Haleluya, haleluya. Dusa nawe, tutambaye uwo mu nkomoko ya Adamu, tutambaye umubiri w'igisekuru cya data na mama, ahubwo twambaye ubwiza bubonerwa mu Uwiteka. Lehoria Donance Elima ndiya hosa. Hari igihe ubwo ya marembo azaba yugariye, nta muzamu dukenera, nta ndwara twikanga, nta rukingo ruza, nta homosexuality tubana nabo mu isi, ubwo tuzaba turi kumwe n'abera mu gitaramo cy'abanesheje. Aho niho tuzicara tukakuvuga Mwana. Ubwo uzakanagira kuri Sarudiyo, tukagusanganira tunyuze kuri Yasipi. Ubwo tuzicara kuri Simaragido. Ariko Mana we uri gitangaza Mwami, tureba ubwiza bwawe bwambukiranyije mu nyanja y'ibirahure. Aho niho tuzakuvuga Mwana. Ubwo tutazongera gupfa, ubwo nta mubabaro, ubwo tuzagusenga nta bukode, nta dene, tudasaba nationalite. Ubwo tuzagusenga tutavuga ngo sikurufizi, ubwo tuzagusenga nta mfubyi hari, nta mupfakazi. Ariko Mwami, ubwo nibwo tuzakuvuga Yesu. Ubwo niko tuzakuvuga. Ayiwe Uwiteka we, ubwo nibwo tuzakuvuga. Umwambaro wacu ari ugukiranuka, tutashyizeho amakositime n'amakaravati. Ariko Mwami we, ubwo nibwo tuzakuvuga. Imitekerereze yacu itari muri responsibility, nta nshingano, nta kituvuna, nta kitugoye. Ubwo nibwo tuzakuvuga. Ningera ku nkombe ya rwa ruzi, uzame gutinyuka, y'amazi maremare y'urupfu, nyambuke ngere mu ijoro. Nzaririmba indirimbo zishimwe,
indirimbo zigusingeza, nzaririmba indirimbo zishimwe, indirimbo zigusingiza. Njya nkumbura n'umunsi zagera mu ijuru, nzanezerwa ninkureba mu maso. Ariko Mana, igikundiro cye cyinshi nicyo cyanyemeje kumusanga ngo anyuhagira nkize, anyurura mbabaye, ankiza amakuba, amaganya yanjye yanyakira, yaka nk'inyenyeri iteka, nowe gikundiro ni uruta inshuti zose zo mu isi. Uri Jehova Tikeno, bisobanuye Imana umucunguzi, umukiranutsi wacu. Uri Jehova Rafa, ni wowe udukiza indwara. Uri Adonai, kuko ukora ibyo ugomba gukora. Uri Jehova Shama, Imana y'amahoro. Ariko Mwami, uri Jehova Nisi, uri ibendera ry'agakiza kacu. Ni wowe Uwiteka Rahayi Royi Elohimu, Imana iriho. Urakoze Mwami. Ndumva wabumba umunwa agaceceka, agategereza ijwi ryawe rikavugana natwe. Ariko iryaduhamagariye ku musaraba ryari rihagije kugira ngo ritume twitaba. Urakoze Yesu, ndagushimiye kubw'ubuntu bwawe, none n'iteka ryose Yesu Kristo, amen. Imana ibahe umugisha, Imana ibahe umugisha. Ndagira ngo gatoya mu mwanya mutoya tugasoza dusangira ijambo ry'Imana riri mu byanditswe byera byahumetswe na Kristo mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo igice cya 28. Ntabwo turi burambirane, ndumva no wasoreza aho agaceceka akumva ijwi ry'Imana. Abantu tubana ku ijwi ry'umukanguzi narabibabwiye, iyo numva mfite ibihe byiza mba numva naba ngenyine kugira ngo nkomeze kubyinjoyinga, kuko iyo uri kumwe n'abandi wibuka ko hari imiti muri burambire. Niyo mpamvu nababwiye ngo nusenga ujye usenga nkawe wenyine, kandi n'ubu uri muri benshi n'ubundi ujye wibona ko uri wenyine, kuko umutima wawe ufitwe nawe wenyine, n'imitekerereze yawe ni iyawe gusa, kandi n'ibibazo byawe ni ibyawe gusa. Imana ibahe umugisha, kuko iyo usenze nk'usengana n'abandi ugira ngo hari abandi uri kumvira, ariko iyo usenze nkawe uriyumvira wowe ubwawe. Ndabinginze nimugera imbere ya Kristo, imbere y'umwami Yesu, uyu mwanya ntimukawupfusha ubusa. Nibihe biri kugenda bishira, ari igihe muzageramo amacano y'ubutumwa bwiza muyabure kuri YouTube. Ibi ndabibabwiye, ubwashize narababwiye ngo ntituzongera kuvuga ku batinganyi. Uyu munsi bafite cortege zimeze nk'iz'umwami. Simvugaho muri, ndavugaho turi. Bararindwa nk'abarinda ubuturo bwera. Rero tugeze mu gihe cyo kubaceceka, kuko nitubavuga ejo bundi tuzabizira. Kandi nta ntumwa yicwa nuko yavuze ababi. No, urwo rupfu ruba ruhumanye. Intumwa yicwa no kuvuga ukuri k'umuzuko n'urupfu rwa Kristo. Ntabwo rero turiho ngo twahamagariwe kuvuga aba homosexuality, aba Illuminati. No, ntabwo ari cyo twahamagariwe. Nshuti z'umusaraba, abantu twahamagawe umuhamagaro umwe. Si ngombwa ngo muzamara maze muvuga ibyo. Hari n'igihe umuntu avuga ngo ntabwo bamfite, ngo simbatinya. Nibyo, ntabwo batinya, ariko hari igitangaza Yesu yakoraga. Mujye mubitekereza, mukoresha ubwenge butekereza. Akabwira uwo yakishije ngo uceceke ntubivuge. Kubera iki? Kugira ngo arinde Yesu guhigwa vuba. Igihe yacecekaga byabaga bivuze ngo abafarisayo ntibari buhite bihuta guhiga Yesu, igihe batari buze kumuhigara babonye umwanya wo kuvuga ubutumwa bwiza. Rero hari igihe witwara nabi, igihe cyawe kigashirira mu biganza by'ababi. Imana ibahe umugisha. Reka dusome ubutumwa bwiza bwa Kristo bwanditswe na Matayo igice cya 28. Hera ku murongo wa 16 haravuze ngo nuko abigishwa 11
bajya i Galilaya ku musozi Yesu yabategetse. Bamubonye baramupfukamira, ariko bamwe barashidikanya. Nuko Yesu arabegera avugana nabo ati, nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi, nuko mugende muhindura abantu mu mahanga yose, abigishwa mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera. Hanyuma 20, mubigisha kwitondera ibyo nababwiye byose, kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi. Amen. Mwakire neza iri jambo ry'Imana. Ndagira ngo mbibutse ko uyu Matayo wanditse ubu butumwa bwiza yitwa Lewi. Lewi biravuga ngo nuko matana cyangwa gufatana, yari umukoresha w'ikoro cyangwa umusoresha, nituza kuvuga yari umubitsi. Je pense que mu myita trésorier mu gifaransa, sinibuka neza. Akaba yarashinzwe gufata imisoro yo kwa Kayizari, ariko nyirizina akaba umwisirayeli. Uyu Matayo niwe wafashe igitabo cy'ubutumwa bwiza agitwara muri Ethiopia, kuko Matayo yabwirije Ethiopia. Hari n'ubutumwa Matayo yabwirije bwageze mu gihugu cya Misiri. Muzasoma igihe Yesu apfa, abagabo bavaga berekeraga Emawusi bava i Yerusalemu. Muri bukitabo iyo nkone yasomaga yari yaragihawe, cyangwa se n'ubutumwa bwari bwarasizwe na Matayo abwiriza. Rero reka niyute dusomye mu Isezerano Rishya, kandi nze kubibutsa ko Isezerano Rishya ni isezerano rya kera risobanuye, sibyo, cyangwa rihishuwe. Hanyuma Isezerano rya kera ni Isezerano Rishya rihishwe. Rero iyo dusomye mu Isezerano Rishya ritangira ryari rigasoza ryari? Isezerano Rishya ritangira Yesu azutse, kuko Yesu abambwa yabambwe n'imigenzo n'amategeko n'amahame byo mu Isezerano rya kera. Hanyuma rero azuka yarahinduye byose kuba bishya. Nibwo Bibiliya iravuga ngo umubiri we awumanika ku musaraba, ngo yaraciye za zandiko z'imihango n'imigenzo byaturegaga. Mu yandi magambo, kuzuka kwa Kristo ni igisekuru gishya, ni indi generation yari izamukiye muri Kristo Yesu. Rero iryo sezerano rishya niryo abanyamahanga mu buryo bw'umubiri nibwo duhabwa kuragirwa cyangwa kuraganwa na Kristo, kuko sezerano rya kera ryatwitaga imbwa, umusenyi, abagaragu, imbata, ryatwitaga ingunzu, ibintu byinshi bitandukanye, intumbi. Ariko uyu munsi kubw'isezerano rishya, Pawulo yabwiye Abaefeso, arabwira ngo namwe abari kure ubu mwigijwe hafi n'amaraso ya Kristo. Rero impamvu ritangira azutse nuko iyo ahera mu mva ntabwo twajyaga kubaho, ariko tubonera umuzuko, tubonera ubuzima mu muzuko wa Kristo. Niyo mpamvu Imana ishimwe twebwe turiho. Pawulo yaravuze ngo napfanye na Kristo, ariko si njyewe uriho, ngo hariho Kristo Yesu muri njyewe. Mu yandi magambo, abantu bakiriye agakiza binyuze mu isezerano ry'amaraso ya Kristo, turabaraganwa na Kristo, ariko kandi turi ubuturo bwa Kristo. Imana ishimwe. Avuze ijambo ngira ngo nitse mvuge nitonze kugira ngo turiganireho nsoze. Ndagira ngo tuganire ku ijambo rivuga ngo kuba umwigishwa. Umwigishwa ni umuntu wayobotse akemera amahame, akemera inzira, akemera imigenzo n'ibikorwa byose byakozwe na Kristo. Mu yandi magambo, ni umuntu ugandutse. Abagandukira Imana n'imivuga, abayisilamu barabyumva ko Islam it means kugandukira Imana. Ni ukuvuga ngo kuba umwigishwa wa Kristo ni ukwemera byose byose, ndetse byose Imana yakoreye muri Kristo Yesu. Mu yandi magambo, ni umuntu wamaze gucurwa akagira umuco akomora muri Kristo. Mu gifaransa mubyita discipline, sibyo? Iyo tuvuga ngo umuntu afite discipline, aba ari umuntu wumva agatega amatwi. Mu nyumve inshuti z'umusaraba, umuntu ugira discipline
Salomo yaravuze ngo uwo ntasubiza bakimubwira, ahubwo atega amatwi agasubiza uwavuganaga nawe asoje kuvuga. Mu yandi magambo, umuntu ufite disipurine, umwigishwa nyawe, atega amatwi imvugo y'Imana, kuko umuntu usubiza bakimubwira abaza ibyo yari gusubizwa mu byo yari kumva. Mu yandi magambo, ugenda mbere yo kugenda, wicara mbere yo kwicara, ushaka mbere yo gushaka, uvuga mbere yo kuvuga, buri kintu cyose uba warakigenewe ngo uzagikore. Ariko noneho ahantu weshuwa ugikora igihe kitari icyo kugikora. Reka tuze gufatikanya igitabo cya Yeremiya igice cya 28, nimusoma n'igice cya 21 muraza gusangamo aya magambo. Zari impuguro zireba abahanuzi. Uwanditse yaravuze ngo abahanuzi barihuse barahanura ngo sinjye wabatumye, ngo icyakora iyo baba mu nama z'Uwiteka ngo baba barumvishije imigambi y'Imana. Mu yandi magambo, kwihuta bisobanura ko umuntu ari kugenda. Noneho ngo barihuse, bari kugenda bagahanura, ariko noneho barihuse bavuga mbere yo kuvuga. Ndagira ngo mbabwire gato gukora mbere y'uko ukoreshwa n'Imana. Hari abantu bajyaga batwigisha bakatubwira ngo iyo Imana iguhaye isezerano, ubwo twari tukirepfiriya, ngo isezerano ryo gutura i Kigali ngo uraza ngo ugacumbika ku Ruyenzi ngo ukajya ureba i Kigali ukahabwira ngo dore ngaha hariya. Niba ari amakuba abaho, niba ari amakuba umukristo ahura nayo, ni ugutura imbere y'amasezerano utaragera mu masezerano. Biragorana kuko ikintu cyose kikubona kiba kizi ko ari wowe warazwe kandi kikugusha hafi y'amasezerano. Muzasome Samusoni amaze kwica Abafilisitiya, yarasenze abwira Imana ngo ntiwemere ko umugaragu wawe agwa mu biganza by'abatarakebwe. Atansiyo, ibiganza by'abatarakebwe ari kuvuga ni intumbi ziryamyaho. Ariko nagwamo nawe agapfa yishwe n'umwuma kubw'umunaniro, uza kubara intumbi z'Abafilisitiya niya Samusoni arayibariramo. Naba ari intumbi ya Samusoni nawe arababaranwe n'abatizera kandi yizera Imana. Aravuga ngo ibi ntibikambeho. Yambaza Imana, Imana imuhiriba, aryita ntihakora, bivuze ngo ni iriba ry'uwambaje. Mu yandi magambo, mwirinde kuba aho Imana itari. Soza urwo rugero, reka ndutangire ku bakobwa ba Loti. Loti Imana yaramuhamagaye iramubwira ngo ngwino ujye ku gasozi nzakwereka, ahunga umujinya wari Sodomu na Gomora. Loti abonye ahari kujya abona ni kuri, ahitamo kuguma i Sowari. Sowari ni muri Jorodani ya none. Ahisemo Sowari, ahitamo agasozi Imana itamujyanyeho. Mu nyumve, icyakora nshuti z'umusaraba kari hafi n'aho Imana imujyana. Abantu mureba direction Loti yari arimo, yagombaga kuva Sodomu azamuka ajya i Kanani. Ahisemo Sowari, ahitamo Jorodani. Ababizi ni Yorodani batandukanya gusa. Abantu bageze muri Isiraheli ni umugezi wa Yorodani batandukanye. We yahisemo aho agomba gutura, abona ni heza, ariko si Uwiteka yamugeneye. Ndi kuvuga kuba umwigishwa ni ukumva Imana kandi ukayumvira, kuko iteka iyo twumva imvugo y'Imana tuyumvira muri situwasiyo yacu tuneshwa vuba. Kuko igihe cyawe gifite amajwi akubwira ngo ntuzashyika, urungano rwawe rufite amajwi akubwira ngo ibintu uzabigeraho. Yewe nshuti z'umusaraba, aho uvaho harasona ntihavuga gusa. Aho uturuka mu gisekuru cy'iwawe hari umudende, hari umudende uvuga ugukebura buri munsi, garuka subira inyuma. Ariko iyo wumviye Imana, nshuti z'umusaraba, iyo wumviye Imana ukaba umwigishwa nyakuri wa Kristo, Imana ishimwe. Mumbabarire gato mbabwire, ntabwo Imana iguteza intambwe gusa, iranakugurutsa. Haleluya, haleluya. Hari pasika nyinshi zabayeho, ariko nakunze pasika bise pase odesi, gusimbutswa. Twanyujijwe mu kirere. Ntabwo twanyuze ku butaka gusa, twaragurukijwe tunyuzwa mu kirere. Rero umuntu wumvira Imana, Imana irakugurutsa. Dawidi yarabivuze ngo nta utega umutego ikiguruka kiwureba. Baragutega, Imana ikakugurutsa, uba warabaye ikiguruka. Haleluya.
ugira abanzi benshi ariko ntacyo bigutwaye, mafu babeho ntibabeho, ntimuturanye ntimunabana, uri iwabo mu isi, warahanyuze, we are transit, ntabwo twaje kuhatura, twarahanyuze, sibyo? nta nubwo turi abaturanyi babo, turi abagenzi muri bo. Sizi impamvu ibi bintu biri kwaguka, ndi kumva nabivuga, ntabwo turi abaturanyi b'isi, ahubwo turi abagenzi kuko twayinyuzemo tugenda. Imana ibaha umugisha. Rero Loti ahitamo agasozi katariho umukwe, ahitamo agasozi katariho umwero, ahitamo agasozi katagira ubuturo. Iteka ryose iyo wihitiyemo aho utura, utura kure y'imigisha wagenewe kuko uba uhisemo aho Uwiteka atagutoranyirije. Njyewe nkunda ngo tuganire mutekereza, ntabwo nshaka ngo tuvuge ijambo ry'Imana waraza cyangwa ko muri liturujia, no, nta mahame atugenga hano, ni ubukristo. Ndagira ngo utekereze. Hari abagabo babyutse mu gitondo bagendera ku nkuru yari yaraye ibayeho ikeye y'abantu Yesu yagaburiye, babyukana inzara, baravuga ngo ubwo yagaburiye abandi natwe azatugaburira. Kandi nibyo, bari burye pe, baragenda bagera i Kaperinawumu Yesu ataraza, barangije aravuga ngo ibyo ari byo byose ntarenga kuri uyu musozi. Hari abantu bazi kubariranya bakicara aho Yesu ari bunyure. Hari abantu bahicaye bagira ngo yababereyemo ubuturo. Nibyo pe, wicaye muri diakoni, muri pastorali, muri evangelization, mu buririmbyi, muri aposo, ariko ntabwo arakugeramo. Ntacyo, warahicaye arahanyura. Ahanyuze rero kubara inkuru y'uwaguciyeho biroroshye, ariko turashaka ngo bihinduke ubuzima bw'uko ubamo kuruta kuvuga uwakunyuzeho. Rero hari abantu Yesu yanyuzeho ariko ataraturamo. Na Loti yagiye ku gasozi kari ku nzira ijya aho yajyaga, ariko ntabwo ariho yagombaga gutura. Rero abagabo bageze i Kaperinawumu basanga Yesu ntarahagera, baravuga ngo ubwo ari buze hano reka twicara. Aha baricara. Uzi igitangaza cya mbere, umuntu ugeze aho Yesu atari ntabwo yicara mu mwanya we, ariyicaza. Kandi umuntu wiyicaje atwara ingororano z'abandi, abangamira abantu, yica umuhamagaro w'abandi. Umuntu wiyicaje arya iby'imfubyi, arya ifunguro ritari irye. Umuntu wiyicaje, bariyicaje babonye Yesu hakurya, baravuga ngo waje hano ryari? Mukurikirane ikinyarwanda dukoreshe utwatuzo. Ngo bamubonye hakurya hariho akitso, baramubaza ngo waje hano ryari? Hariho full stop. Hakurya na hano ngaho ni mu bihuza. Hakurya y'aho uri naho ngaho uri. Kugira ngo ujye hakurya biragusaba kuva aho uri. None ngo bamubonye hakurya aravuga ngo waje hano ryari? Ntibashaka no kumusanganira, bo barabona ubwo ari hakurya yabagezeho. Uzi ko hari abantu bavumba ibihe byo mu bandi, muri bo nta bibamo, bagatunga Yesu wo hakurya, muri bo nta uhari. Baravuga ngo wageze aha gute? Abarebye atera intambwe arambuka arabasanganira, aravuga ngo ndababwiza ukuri ko atari ya mitsima yabemeje ko ndi umuhanuzi, ahubwo mwaje mushaka ibitangaza n'ibimenyetso. Aravuga uti voilà, icyo uvuze ni ukuri, turabishaka kabisa. Arangije arababwira ngo bakundwa, iyo mwemezwa n'ibimenyetso mukamenya ko ari nge Mesiya. Baravuga ati hoya, basogokuru bariye manu mu butayu, wowe urakora ikihe kimenyetso ngo tukwizere? Bamurangira n'icyo bashaka, ko bashaka kurya umutsima. Hita uhuza amagambo y'aba bagabo, basogokuru bariye manu mu butayu, nawe urakora kimenyetso ngo tukirebe tukwizere. Mu yandi magambo bari gusaba manu. Noneho hita ubihuza n'isengesho ryawe. Iyo ugiye kureba Imana uba ushaka ngo igukorere nk'ibyo yakoreye ntuza. Hita uhuza icyifuzo cy'aba bagabo n'icyo ufite, uhite wumva ko nawe wamaze kudeviye. Ntabwo gutya ariko kuba umwigishwa wa Kristo, kuko kuza ushaka ibiri mu biganza bitandukanye no kuza ufatwa n'ibiganza. Hari abafashwe n'ibiganza bya Kristo, hari n'abaje bashaka ibiri mu biganza. Rero abashaka ibiri mu biganza ndagira ngo mbabwire ngo Yesu aragusubiza pe, ibitangaza bya Kristo biraba. Ariko ikitangaza kiriho kuruta ibindi abizera muzakora kandi mugakorerwa mu isi, ni uguhabwa imbaraga zineshereza ibyaha habisi batsindirwa. Nicyo gitangaza cyonyine. Imodokari ni rusange, hari igihe igongana n'iyo utizera, uwizera agapfa n'utizera agapfa, mwese mugakenyukira rimwe. Ibyo si ibitangaza. Inzu hari n'igihe ukodesha y'umupagani, marayi igasambana bakayihonga ikagura inzu kandi ukajya kuyikodesha akaba landlord wawe. Icyo si igitangaza. Amafaranga ahora mu biganza bitandukanye, hari uyiba,
akayajyana aho ugiye guhahira bakayakugarurira. Ibyo si ibitangaza. Imyambaro inganda ziyikora si iz'abakirisitu. Ibyo mwita ibitangaza si byo bitangaza. Kuba umwigishwa nyakuri ni ugutanga ubuzima bwawe bukaba muri Kristo Yesu. Niyo investition, niko kwinvestisa cy'abizera muri Kristo Yesu, gutanga ubuzima bwacu muri Kristo. Rero gutanga ubuzima bwacu muri Kristo bitugira abizera nyakuri, ni ukugurisha n'ibitekerezo byacu muri Yesu, Yesu akayobora amayindi yacu. Ibi byo biragoye kubyumvisha abakirisitu ba none. Mukunda ibitangaza, mukunda ngo ni mu gifate, nibyo pe gifate niba wumva kikwegereye ariko kandi ufite n'ibiganza bicyakira. Ariko ntacyo nakubwira gufata udafite amaboko agikomeza. Ikiruta icyo rero nuko wakomezwa na Kristo ukaba umwigishwa nyakuri. Ndagira ngo muntege amatwi mu nyumve. Tujya tubigisha tukababeshya ngo abigishwa ba Yesu ngo bari abakene, ngo niyo mpamvu bari amasaka. No, bari amasaka kuko bari bashonje, bari kure y'ibyo basize bari kurya. Mu yandi magambo, wigomwa n'ibyari bihari. Petero ntiyari umukene, yari afite imidugudu 2 muri Arama yagemuragamwe amafi, afite amato. Yari afite kipe 2 z'abarobyi. N'uyu munsi umuntu ubifite, haba mu nyanja, haba Tanganyika cyangwa Victoria, haba mu kiyaga cy'iwacu Rwanda, si umukene. N'uyu munsi wa none ubifite si umukene. Attention, Yuda yari umuhanga, yari yarize, ari umwana uvuka i Yerusalemu. Nubwo yaje gufata umurage mu bakiyahura, ariko yari umuhanga. Yohana mwene Zebedayo yari afite nyina Salume na se Zebedayo, kandi bari abahanga, niwabo bari abatunzi. No, ubuse tuvuge nde ba Filipo se? Filipo murabizi uburyo yahamagawe, yari umugabo ushyitse. Matayo yari yarize, sibyo? Matayo yari umukoresha w'ikoro. Ninde se Yesu yahamagaye wari woroheje? Ninde mu bigishwa? Ninde? Andreya biravuze ngo ni umuntu ukuze mu bitekerezo, uri maturity, maturity. Ni ukuvuga ngo yahamagaye abahanga. Witwa Toma yari umugabo ufite umugore, yari afite se na nyina, kandi nabwo bari abantu bakize bishoboye. Ba Barutimaye nuko abwo bemeye kubabara basiga ibyabo. Hari ijambo mujya musoma, ndagira ngo nze kurikosora gato, Imana ishimwe umwuka ari impaye. Mujya musoma ngo ko twasize ibyacu n'abacu tukagukurikira ngo uzaduha iki? Tuvugisha ukuri, wasize iki? Tuganire. Wenda wabeshya ngewe, ariko ntiwabeshya umutima wawe n'umwuka w'Imana ukubamo. Wasize iki? Nyine subiza Uwiteka muri kuganira. Hari ijambo ngo ko twasize ibyacu, ngo ko twasize ibyacu n'abacu ngo tukagukurikira. Abo wasize ni bande? Mwirirwa muduha ubuhamya ngo umuryango wamvuyeho. Ntabwo ari ihishurirwa. Ukimara gukizwa wowe wari ubasize, ntabwo ari bo bagusize. Rega gukizwa ni ugusiga isi. None urashaka ngo bakomeze kukubera amaboko kandi uri umukristo? Ninde wakubwiye se ko Imana ibyayireresha mu rugo rw'undi? Iyi kubyayira kwirerera hamwe ube ku mugongo w'Uwiteka. Narababwiye ushobora kuririra ku mugongo w'umuntu, kandi opposite y'umugongo ni mu gituza. Ndabizi ko mubizi. Kandi ukaririra ku mugongo, igituza kigutwaje amashereka. Ntabwo aho umwana aririye hose nyina mwonza, sibyo? Kuba umwigishwa ni ukwakira situation urimo, ukakira ubushake bw'Imana, ukamenya ngo inyimye ari y'ingabire, kuko iraguha ntimugura. Dusome Matayo 19:29. Haravuze ngo umuntu wese wasize urugo cyangwa bene se gatoya reka twitse. Gusiga urugo ni iki se? Ni ugusiga bimwe bikugushayo. Ntabwo mbabwiye gusiga abagore banyu, ni ugusiga bimwe bibabangamiye, mukikorera ingeso z'abagore babananiye, mukikorera ingeso. Dore ko abantu benshi munanirwa kwikorera ingeso zabo mu bana, kugira ngo umuntu akorohere umutwaza ingeso. Kuko ingeso niyo yamunaniye. Iyo ufashe umuntu ukamufasha ahamunanira arakorohera, ariko iyo ufashe ahakorohera ahamuremerera haragucurika. Nuba challenged niho uri bukoresha IQ yawe, ubwenge bwawe, urugero rw'imitekerereze yawe nirubanze rukore. Gusiga urugo ntabwo ari ugusiga uwo mwashakanye, ahubwo emera noneho bimwe byari kukunezeza utabonyeyo, ubisige, wakira ibyo bikubabaza nk'umusaraba wawe, ubyikorere noneho ubikorane Kristo. Ninde babwiye se ko kuba umukristo cyangwa kuba umwigishwa nyakuri ari ukubaho mu buzima buri tambarare mutababara? Turaje dutegura icyigisho, wenda tumare hafi iminsi tugaragaza inzira yo mu musaraba, inzira yo kuyoboka Kristo, abayinyuramo bageragezwa bate.
hanyuma ngo ugasiga na bene se. None mwirirwa muvuga ngo bene mama baranyanze nakoze ubukwe ntibaza. Icyo si igitangaza, ahubwo igitangaza ni uko bashaka mu mwanya w'abizera batarizera. Murakoze. Cyangwa bashiki be, cyangwa se, cyangwa nyina, cyangwa abana, cyangwa amasambu kubw'izina ryanjye. Iri jambo ni igitangaza. Abo waretse se, nyina, abana, bashiki be, bakuru be, ngo amasambu nayo yashyizeho n'urubibi rwawe. N'uburyo mwirirwa mutongana n'abavandimwe, amasambu n'abaturanyi, nawe urebe uko uteye, wasize iki? Mana twasize byose, umuturanyi mutarabana amahoro, wasize iki? Noneho ngo cyangwa amasambu, hano haravuze, hari akitso, haravuze ngo azahabwa ibibiruta. Mwebwe muravuga ngo azahabwa inshuro 100 ibyo yasize. No, Bibiliya ivuga ibibiruta inshuro 100. Mutekereza ko ari iki? Ni amahoro mu bigeragezo, ni ubugingo mu mubiri. Ni naho bababeshyera ngo nimutanga icya-10 ngo murakubirwa inshuro 100. No, icya-10 ntabwo kizana inkubwe, ntabwo gikuba, ntabwo kimiltipliya ibyo mufite, ahubwo kibaha amahoro mu byo mufite. Niyo mpamvu mwahangayitse, ndabasengeye Imana izakurinda indushyi y'Ikanani. Uzikuririra muri vewiti. Numvisha abagabo bavuga ngo aho kugira ngo arire ngo mu kazu gatoya yaririra mu nini. Reka nkubwire itandukaniro. Naririra mu gato kuko waririye mu gatoya yibeshya ko inini ari igisubizo cye, ariko waririye mu nini nta byiringiro by'igisubizo aba yibeshya imbere, nta gihari. Iyo waririye ku igare wibeshya ko benzi ije yagukiza. Nibura abize biology murabizi na psychologically, iyo wibeshya mu mitekerereze yako hari icyakemura ikibazo, psychologically kiba cyakemutse 50%, andi 50% uburwana intambara yo kugera hamwe wibeshya ko kizakemukira. Mu yandi magambo ubukize depression, kuko iyo ubonye icyo ushyiraho ikibazo cyawe ubugituye, umutwaro wacyo bukuvuyeho. Rero aho kuririra muri benzi naririra mu igare, kuko igare rimbeshya ko mbonye benzi naceceka, nibura benzi nyita amahoro yanjye, ariko iyo uri muri benzi nta kindi wita amahoro. Rero kuko byose ari ukurira, ushatse wahitamo guhora kuruta kurira. Mariko 10:30, utazahabwa ibibiruta inshuro 100 muri iki gihe cya none, ari amazu, ari bene se, ari bashiki be, ndetse na ba nyina n'abana n'amasambu, hamwe no kurenganwa. Sakwe sakuzanya n'uwo muri kumwe. Mu Kinyarwanda turasubiza ngo ururimi rwawe, no, ururimi rwawe wowe sakuzanya narwo. Wumva uvuga ibiki? Ngo no kurenganwa, icyo nacyo ni umurage. Reka nze gusoza ngo maze mu gihe kizaza akazahabwa ubugingo buhoraho. Mwebwe mutegereje ibya none, ariko muri ibyo yaravuze ngo nta bya none, nta bizaza byazana